Coach Gael, Yes. VIP mukuru, amakuru. Ni sawa my brother. Mr. Quick question. Mezereza. Shandawe ndakomeye. Yes. Hano rero dufite aba VIP birirwa batubaza ibibazo byinshi. Rero twashakaga kubidusubiriza icyarimwe. Actually uwo aba VIP barashaka kubona kuko bagiye baza umuntu witwa Mr. Quick question. Bamboni dore nguye. Ubwo naho gusa. Naha ngaha. Ya reka tubikore kabisa reka dusubize ibyo bibazo by'aba VIP. Yeah. Coach Gael. Quick question. So, Coach Gael, ikibazo cya mbere kiravuga ngo babanje banagusuza ngo hello amakuru uhoraho akomeza abashimire nashakaga kugisha inama ni iki umuntu yakora ngo abashe kubona umusaruro ahereye ku bihumbi 100 akabona umusaruro agakemura utubazo twe ku bihumbi 100. Actually rero aba VIP benshi bakunze gutwandikira babaza ibibazo nk'ibyo ngibyo nibaza ko maze kubibona kenshi bajya babinyereka bijyanye mfite amafaranga make yani iki nakora mfite 100 mfite 50 mfite iki ndagira ngo byibuze uyu munsi mbashe kusansubirize iki kibazo hamwe ndarasaba cyane kugira ngo tuzagishire kuri IG gisubize ibibazo byose muri iyo news. Buriya rero business ikorwa n'ibintu bibiri, okay? Nuvuga ngo ikorwa cyane cyane n'amafaranga cyangwa se igishoro, ariko se amafaranga atangiye kugabanuka nta gishoro gihari, basi hagomba kuba hari skills cyangwa ubumenyi, okay? Nuvuga ngo kimwe muri ibyo bintu bigomba kuba gihari. Ntabwo ushobora kubura byombi. Yego nubura amafaranga ariko basubone igishoro. Nako nubura amafaranga basubone ubumenyi, ubone skills. Niki uzi gukora? So iyo umuntu urambaje ikibazo nk'icyo ngicyo nanjye namubaza niki uzi gukora cyangwa se niki ushaka kwiga gukora kijyanye n'impano zawe nuko ubyumva muri cyo kuntu ushaka gukora. Kubyanze bikunze njya nkunda kubwira abantu hari levels eshatu kuri business. Level ya mbere ni level niyo umuntu atangiraho wese nta mafaranga afite, ni level yo gusellinga services no gutanga ama service kuko nta mafaranga ufite, so ugomba gukora umuntu service, korera umuntu website, ukorera umuntu akakantu nicyo uzi gukora cya managing the social media, ube wamwandikira se, ube wamubera umu assistant, donc ugomba kuba ufite ikintu mashaka kumukorera umuhe service hanyuma aguha amafaranga. So your level yuvuye ugesa kuri product ufite ikintu uragurisha. Ikintu uragurisha ugomba kuba ufite igishoro. Ahuro niho abantu benshi batagiye ikibazo nta gishoro mfite. So your level sasa sema kwa at least ufite igishoro. So tangira nka service hanyuma ugire igishoro. Muri ugira igishoro noneho urwego ruri hejuru cyane no kuba umu investor. Hamwe no uvuga uti I can invest. Shobora no gushora amafaranga mu bintu bitandukanye. So nk'iyo umuntu urambwiye gutyo namubwira ni hari ibintu byinshi wakora inshuti yanjye bitewe of course n'ubumenyi bwawe. Let's say ibintu bya online, hari n'abantu benshi bajya kunda kubaza ibibazo ni gute twabona amafaranga online uburyo bwo gukora amafaranga burahari ariko busaba kwiga, busaba ko at least we document gatoya. Kuri online ushobora kugira ama online store, hari nka za Shopify, muza website nka za Etsy. Donc izo ngizo ushobora kureba uti ni gute nacuruza ibintu mfite, cyangwa se abantu njya nkunda abantu muri Amerika ari ahantu bajya cyangwa se nko muri za Canada nahe ari ahantu bajya abazungu bati ibintu kandi ushobora kugenda ugasanga harimo ibintu biba bigifite akamaro. Ushobora kugenda ugatora ukaba wabishira online, ukabifotora ukabishira online, ugasanga abantu barabiguze mu makandi urebohereje. So hakaba ibintu nka dropshipping ntabwo abantu benshi bayizi hano, ariko ngo na ahantu ushobora kwiga ukajya nko kuma ntuza komeye ama e-commerce platform nka za Shopify ukabasha kubagurisha ibintu bitari byawe nta gishoro bisaba. So ngo ukareba umuntu ufite store runaka online ukaba wasaba kuba kwacuruza ibintu byabo as long as ufite platform yawe y'abantu gukurikira ukabagurishiriza ibintu. So ibintu babigura iwawe hama ukabona commission. Ibyo bisa kimwe nka affiliate marketing ushobora kubikora muri ubwo buryo and ugasanga ugize amafaranga kandi nta gishoro. Ikintu navuga nka freelancing nayo bigaruka kuba ufite ubumenyi. Harimo ama website menshi nka fiverr.com, upwork.com, izo ngizo zose zikora nk'aba freelancer bigenda bite urajya uka creatinga
ntuze yawe ukavuga uti nitwa Gaël nzi gukora ibi nzi kwandika se nzi gukora website cyangwa se you have kuba ufite skills ukayandikaho hanyuma uba ugiye ku isoko noneho n'icyo abantu bari mu Rwanda cyangwa muri East Africa ako abantu bari ku isi yose so umuntu wo muri Canada umuntu wo muri Amerika umuntu w'i Burayi ashobora gukenera umuntu umuhindurira igitabo mu Kinyarwanda niba bavuze kuri umwanditsi akaba yaguhayaringa njye ndibuka mba muri US nigeze guhayaringa umuntu wamfashije guhindura website yanjye nciye kuri iyo service ya Fiverr. So urumva ibyo bintu byose bigaruka hahandi nihe skill ufite ariko ibintu byinshi byo gukora birahari. Harimo ama website menshi ushobora kujyaho uzi kwigisha indimi uzi kwigisha ibintu bitandukanye ukaba wakwigisha. So actually hari video ndasaba zi kwishaka bayishire kuri ngi y'imirimo itandukanye udu side hustle wakora nta mafaranga kuri internet twayikozeho iyi video baze kwishiranga byibuzira abantu bose bafite iki kibazo ideas. Niyo mpamvu ntinze kuri kino kintu ko ikibazo nkibona cyane ku bantu benshi. So muri make umuntu ashaka icyo gukora amafaranga ze nyuma. Yes, no business yose rega ni dedication, no umutima ubishiramo, no uburyo uba creative, uburyo utekereza ukareba igikenewe aho uri kuruta nyine kuvuga ngo ni amafaranga. Umuntu arareba nyine akareba igikenewe akaba creative akagira icyo ugasanga akoze ikintu vraiment gisaba amafaranga menshi aho kubera ko afite uwo mutima ubwo bwenge bwo kureba ikibuze no kwiga kagira ubumenyi bwagira ugasanga ikintu nyine agikoze. So no excuse. Undi mu VIP yabajije ngo big bro, how can I raise my YouTube channel? Okay, YouTube channel. Actually it's ndanagushima cyane na idea nziza muri kino gihe vraiment ikintu cya content creation ni ikintu kimwe mu bintu ushobora no gutangira gukora ukagikora nk'ibintu bisanzwe kandi kikabamo business kuko gishobora kugusigira brand ushobora kubyazamo business. So ni gute YouTube channel why raising. So I think biragaruka ku kintu reka mvuze wenda nk'ibintu nka 4-5. Ikintu cya mbere kugira ngo YouTube channel yawe successful ugomba guhitamo yo niche. Ni ngo ugomba guhitamo subject ushaka gukora kuvuga uti giye ni ngomba gukora. Okay. So nk'urugero giyewe nishanye kuri YouTube ni ibintu bijyanye na finance na business. So nshatse ko wenda channel yanjye kura mu Rwanda nareba ibindi bintu bareba cyane mu Rwanda wenda akaba ari byo specialism ariko to miss yo purpose cyane mfite. So nuko ufite purpose gukura abanzu rebe nihe niche niki nshaka kuvugaho. Ese cyambere kiri unique, icya kabiri kirasubiza ikibazo abantu bafite, kirigisha abantu ibintu bakeneye, icya gatatu se ese kiri entertaining, kirashimisha abantu, kirasetsa abantu. Ibyo bintu bitatu bundi niho hantu umuntu afatira dusa. Ida ubusetsa abantu ubashimisha ubu entertaininga, ida ubigisha ubaha ubumenyi batari bafite, cyangwa icya gatatu ube just uri unique, uri special, babonye ari ikintu babonye bwa mbere. So warangiza of course gerageza njye nacyo kintu nyamvuga ko bigeze kuri YouTube channel nta nubwo uyitangira vraiment n'amafaranga menshi. Abantu benshi bakuvuga bakeneye kamera bakeneye ibiki. Njye actually abantu bareba video yanjye namaze nk'igihe of course almost cy'umwaka nkoresha iPhone 8. iPhone 8 film ibintu byose utumicrophone tw'amadolari 20 wambara hano. So everything ushobora kubikora koresha ibintu by'amafaranga make. Hanyuma ubundi cya gatatu navuga reba ukuntu ukora title yawe. Title niba y'ikiganiro cyawe washikora catchphrase ituma abantu bashaka gukanda cyangwa se ituma nyine abantu ayireba akavuga ati ikintu cyangwa se umuntu yanashakisha ikaba yaje. Niyo mpamvu ubona nk'abantu bakora ama video mu cyongereza kenshi bakora batangira bavuga ati how to do this because iyo umuntu agiye gukora ashiraho how to muri search engine ukatubona haje amahawe yose. Ikindi kintu navuga thumbnail nazo ni thumbnail igomba kuba interesting kugira ngo icyo kintu kigire of course ya foto iza kuri ntuza. And then collaboration n'abandi ba YouTubers. Icyo ni ikintu akenshi ubona abantu ba YouTubers bahandi bakora cyane. Usanga aba YouTubers babiri bahuje bakora ikiganiro kaza nkakora ko n'uri muri YouTube nkazakora ikiganiro wawe ukazakora ikiganiro wanje bikora to exchanging abafana audience audience zacu ugasanga nyine zirahuye. So all those are ways umuntu yakora kugira ngo azamure YouTube channel ni ushaka kwizamura koko but ni izo steps. Ndi mu VIP yabajije ngo hello coach, how can I save for my retirement using compound interest in Rwanda or Africa in general?
So compound interest actually wenda kwandi bavip n'abandi babashe kubisubirizwaho. Compound interest of course ni kwa kundi umuntu yemvesisinga nko muri stock market, hanyuma abari inyungu ku nyungu ugasanga nko mu gihe runaka amafaranga bari ku byinshuro zingahe, ku buryo kenshi nk'aba expert avuga ko muri US muri SP 500 izi dushobora amafaranga yikuba inshuro ebyiri buri myaka 7. Nuvuga ngo ushize mu bijana ni ukuvuga ngo mu myaka 7 abaye 200. So nuvuga ngo ugenda ushiramo amafaranga rero buri gihe, iyo nindi added value nicyo ashatse kubaza mu VIP. So ni gute rero wabikora muri Africa? It's so many ways bitewe n'ahantu, you know. So ikintu cya mbere of course ugomba ku understanding a stock market, you know. Ngiye nicyo kintu at least nabwira abantu cyane kuri economy hinduka, ikintu kiri stable right now ni stock market. Stock market ni iki? Ni isoko ry'imigabane. Mvuga ngo na ahantu amakampani akomeye muri gihugu runaka cyangwa se ku isi muri Amerika yishira hamwe hanyuma ukagura imigabane muri kampani runaka. Okay. So ubifitiye ubushobozi ubishoboye n'ahantu uri wagura amakampani ya mbere akomeye ku isi, you know. Kenshi abari nk'amakampani muri Amerika cyangwa se Bushinwa niki, ariko hakaba na local stock exchange hano mu Rwanda Stock Exchange. Ushobora kuhakora research ugasanga harimo kampani zikomeye ziri stable kandi zaba stable neza igihe kirekire nkaza Bralirwa n'izindi. So I think aho ngona no mu VP namwira please akora research. Actually mfite course nabikoze, nakoze ku stock market. Actually tuzashira ku website cyangwa se abayisaba baza commenting tuzareba ukuntu tuyibaha, cyangwa se bajoininze ntuza Telegram group yacu tuzabaha link bayikuraho. So nigisha uyirebye course ubona at least ukuntu kwiga stock market wakora research kabaza kubyumva ko mbere yo kwinvestinga mu VIP ndamusaba ngo please ubanze umve imige gushora amafaranga kabisa. Hanyuma rero icya kabiri iyo umaze gusobanukira igice cyo gushora amafaranga, niba ugiye kwinvestinga muzo hanze, muzo ku isi, muzo muri Amerika cyangwa muzo gihugu cyawe, ikindi kintu cya kabiri now urareba nihe platform nziza. Okay. Trading platform nziza waguriraho amastock yawe ukabikamwo. So right now muri Afrika inyinshi ntizikunze gukora uri muri Afrika, ariko muri Afrika hari imwe narecommending abantu kugerageza yitwa eToro. eToro.com, it's really good platform, really reliable, ushobora gutradingiraho stocks. Ariko no mu bihugu runaka haba hari izindi nazo bakoraho nuza. Naho mu Rwanda actually hari izindi nuko nazibuka nziza wareba actually muri iyo course nigisha no kureba ukuntu platform niba ari platform ari reliable, niba ari nziza bakoresha niki, ukareba niba registered mu gihugu byitwa kwikoreramo, ukareba niba ifite kuko insurance ku buryo amafaranga batagenda kagenderaho, ukareba ko bakwishyura yaramutse habaye ikibazo. So all those kind of things. So it's a matter of stock market platform ukoresha muri Afrika cyane eToro, muri Amerika ziruzuye, Canada y'Uburayi ziruzuye nyinshi bakoresha. Yeah, umuvepo waje ikibazo rero, don't miss out, go for the master class kuri website. The same VIP isabaza ngo ni gute umuntu yakwishyura ideni ariko abasha gusavinga cyangwa gukora investment akanakomeza kubika mu gaseke ka emergency fund. Cyambere rero man no kwishyura ideni agatrick ko kwishyura ideni vuba no guhera kuri to ni ufite amadeni abiri umwuka mu ufite n'igihumbi cy'idolari, ahantu ugasanga ufite 3,000 kuri uko ushoboye budgeting. Actually iyo bigeze hano ni ku budgeting, it comes down to budgeting. Ugomba kumenya amafaranga yinjira asohoka ukaminimiza ukifunga umukandara, byo ngombwa ntusohoke ntugire iki kugira ngo usagure menshi yo kubanza gufocusing ku kadeni gatoya, nukarangiza ufocuse ku ideni rinini, hanyuma nurangiza ideni sasa utangira ushire muri investment no muri emergency fund. Ariko amadeni niyo yo gutegetinga cyane kuri mata ya madeni amwe namwe usanga bafite percentage nini cyane no muri Afrika. Numvise amadeni bafite 19, 20, 21%. So ni byiza kwefocus ukayarangiza kugira ngo adakomeza kwikuba, cyangwa se niba ari icyo bitagushira mu bibazo hanyuma ukagira. So it's about budgeting, reba amafaranga yawe ujya ube disciplined, hanyuma wishyure, then mara kwishyura investing ushira muri emergency fund. Undi mu VIP yabajije
ngo salut coach, nitwa Jonathan and I'm a college student. Ejo bundi narebye video yawe about ChatGPT kandi recently I was using it in academic writing. Nubwo nyikoresha rwose nkabona my assignments nyakora neza, nkabona na grade nziza, ariko at some point I feel like I'm lying to myself, ikantera ubwoba ko hari umunsi umwe nzasanga nta sense of creativity nkigira cyangwa se yagabanyutse. How should I cope up with this? Icyo ni ikibazo gikomeye actually. Yeah. Kuko ChatGPT ukuntu ari tool nziza ushobora gusanga abantu ubwenge barabudepuje. Ikintu cyose kije agishira muri ChatGPT. So ikintu nka ChatGPT it's very important. Ni revolution nziza batayizi actually, ni AI chatbox ikora neza inshuro 10 kurenza Google. Bangu ushobora kwibaza, ushobora kuyisaba gukorera ikintu cyacyo cyose. Uti nkorera program y'ikintu, nkodera, nyandikira contrat, nyansubiriza email, nyandikira indirimbo, ibintu byose rero gukora ikabikuzanira neza. Actually mfite ikiganiro bikoze kurikora. Ikintu nk'icyo rero utarebye neza gishobora gusimbura ubwenge bw'umuntu, kigasimbura your decision making na human intelligence, ugasanga neza abantu babaye amarobo. N'ibintu byose barabazanuza. Actually niyo threat abantu bafite cyane cyane nko mu gihe kiri imbere turebe ukuntu AI izaba imeze. Tugira ubwoba bwose abantu bazaba bagitekereza mu gihe kiri imbere. Umuntu azaba kibasha gukoresha umutwe wavuga ati ikintu nicyo cyangwa si cyo, cyangwa se bashira muri ChatGPT bibirarangiye. So kandi uko kabazo gari, so ni gute rero icyo kintu wakirinda? Cyambere menya ko ChatGPT ari tool, ni igikoresho cyo gufasha kongera creativity yawe no kongera productivity yawe, ariko apana kubisimbura. Bikoreshe nk'ibintu bizamura innovation, creativity yawe, bikugabanyiriza umwanya wakoramo ibintu, ariko ntibisimbura ibintu byawe ubwenge bwawe. Ni gute ubikora rero? Exerce buri munsi, niba hari ikintu ugomba gukora uhere mu mutwe wawe mbere yo kwita muri ChatGPT. Niba ari contract ushaka gukora n'urugero, banza usetting terms ushaka, usetting ushiremo ama clauses nkanga aho ugomba gushiramo, urebe ko ibyo harimo nk'utu points nka 5-6 washizemo. Hanyuma nkuko warwamagara umu assistant uti hey ndebera bino bintu ni gute wa bigenda binyandikira neza. Ukoresha ChatGPT ari uko developer ariko abanje gushiraho ibitekerezo byawe. First of all, very very important. Icya kabiri, training your mind gukora critical thinking. Ntukajye wemera ko ibintu nka ChatGPT bisimbura kubona views ku bintu bitandukanye. No, tekereza urebe your views, abanza uzandike, hama nubone ko ChatGPT ukompare. Icya gatatu, experience. Iyo ukomeje kugira experience mu kintu, expertise mu kintu, gukomeza kwitabaza izindi sources ziri hanze nk'ibitabo, amakuru, kwiga lectures, kureba ama video, ibyo bintu bituma utabilayinga ijana kuri ChatGPT. ChatGPT vraiment ndayikoresha, I'm a good fan, ariko ntabwo ntagaritse gusoma ibitabo. Kandi ntabwo ntagaritse kureba izindi video zinyigisha n'izi ngizi. Ntabwo ntagaritse kuba nakomeza ku experiencinga cyangwa se kuganiriza n'aba expertise n'abandi ba mentors mfite muri business. Mu kintu cyose mise mbona mpita nyibaza. No, so urumva komeza urumva wige, komeza wige uko usanzwe wiga. Iyo ugiza ari ukukunganira, ari kwihutisha akazi, ariko udasimbuye ubwonko bwawe. Thank you very much. Undi mu VIP yabajije ngo ikibazo kiri very interesting. We grew up our parents telling us to study in order to be successful in life. But when you see a list of self-made billionaires in the world, you find that most of them dropped out of college or university and becoming billionaires by creating revolutionary businesses. For example, Larry Ellison, Mark Zuckerberg, Bill Gates, and the new youngest billionaire, Alexandra Wang, who is only 25, and many more. Is it possible to be a multimillionaire or a billionaire having too much degrees? Yes, actually, I'm going to try to answer this question in English but also in Kinyarwanda. You know, mwene magambo y'umuntu yarabajije ati dukora ababyeyi batubwira ko tugomba kwiga n'icyo kugira ngo tubashe gutera imbere. Ariko iyo ubonye abantu benshi batera imbere nka Bill Gates, Mark Zuckerberg, Alexander bose ni abantu baravuye mu mashuri bakikurikira dream yabo. Ati none se kuko umuntu yaba billionaire cyangwa se very successful yarize cyane.
cyangwa se umuntu bivemo wa mugani yishakishiriza akazi. So njye nasubiza kuri icyo kintu mu buryo bubiri. Of course harimo college dropouts nk'abo bose yavuze bavuye mu mashuri kandi bakabasha kuba successful, ariko hari abandi nabo bize cyane kandi nabo bakaba successful. Urumva nta formula irimo. For example nka my number one news right now, Elon Musk, you know, he studied a lot, you know, afite bachelor's degree muri physics, master's degree muri physics, you know, urumva wo mashuri yakoresheje abasha kuba kuri. So n'abandi batabize bagashobora. So to me it comes down when it's about pursuing your dream, building a business, it's about your dedication, your vision, and your hard work. It's not really about your, you know, your degrees or not. So, because some of them have really used their degrees, and because of their degrees, they have really developed a business, and the knowledge they have got from college helped to really build their businesses. But the others, like the Mark Zuckerberg, you know, school was just a distraction. So it's, I would say, there's no formula to it. I can't just say drop out school and just follow your dreams, and I cannot say just stay in school, you're going to be a billionaire. So it's up to you, it's in you, it's you, how you pursue your vision, your goals, it's your determination, your hard work. So it's a combination of all that. Hanyuma nkanarangiza mvuga ngo ngiyewe impamvu ushigikira kwiga, okay, nuko kwiga nubwo ibyo wize njye nk'ubu mfite master's degree mu mibare, nubwo right now byo ndondagira atari byo nize, ibyo nkoresha mu business byo nize, ariko at least iyo discipline yo kwicara ku ishuri ukiga ugakora ibizami ugasubiza ukagira iki, iyo discipline nziza increatingamo ikintu cyiza, you know, buriya discipline rero ngiwe ndayikunda kuruta just kuko harimo abantu babasha kwidiscipline ubwabo nka Mark Zuckerberg n'abandi baba bavuye mu ishuri kugasanga n'ubundi yagumye mu rugo warize yarasomye, ariko abantu benshi nta shuri ririho nta nubwo yabasha kwiga ngo asome, yaba yagurutse ari mu bintu bidafite akamaro. So I would say school sometimes iduha discipline, ifungura umutwe mu bundi buryo. Thank you. Ndi mu VIP yabajije ngo isoko rya digital market ryaba rihagaze gute mu Rwanda? Ese digital market ni yabisaba kubura umuhanga muri computer? Digital marketing actually ni uburyo bwo kwamamaza kuri mudasobwa, kuri online, kuri internet. Actually anga niho hazamo ibintu bya bisobanuye mu VIP wese. Digital marketing ni ukubasha kwamamaza ibikorwa by'abantu, business z'abantu, biciye muri internet, biciye muri social media, biciye kuri email, ibintu nka email marketing, biciye muri za SEO cyangwa se search engine optimization. So ubu bwose ni uburyo bwo kwamamaza mu buryo bugezweho. So of course isoko mu Rwanda rirahari, isoko muri South Africa rirahari, kuko uburyo bwo kwamamaza bwa kera bwavuyeho. So ubwo buryo bwo kwamamaza ni bugezweho n'ubwo kabisa. So yarabashije ngo digital market nibikomeye ngo byabisaba kubura umuhanga muri computer. I think no, bisaba just kubikunda kandi ushaka kwiga wabyiga, you know. Kandi right now there is a lot of resources. Actually let me Google, harimo resources menshi ubona nakubwira usanga ibyo bintu byose bari free. Hari course nakoze kuri ari video nakoze kuma websites ushobora kujyaho ukigiraho ibintu bitandukanye for free, you know, kandi amwe namwe afite amadegree n'ama certificates wakoresha. So actually ndasabye ngo baza pinning iyo ntuza hano kuri iyi ntuza bayirebe. For example, do you want to type in them just free resources that teaches digital marketing online? Just kubitapingamo muri Google. Yeah. Hazamo ibintu nk'izi ngizi, hazamo nka za Google Digital Garage, irabyigisha for free. Actually for free. So niyo mvuga ngo please nta excuse, you know, ntibikome just no kubyiga. Hari courses kuri Coursera, kuri EDX, YouTube. Actually hariho abantu benshi usanga bashaka kwiga digital marketing on YouTube, ukuntu bikora one-on-one, bakwigisha steps, all those kind of things. So right now there's no excuse. Nta gukomera, ahubwo ikiza nuko
wanabyigira ubuntu. So please. undi mu VIP yavuze ngo ese umuntu utavuka mu bakire utaranize akabyara nta mugabo yakira bigenze gute? Icyambere inshuti yanjye vraiment ndagukomeza kandi nkubwira ngo yes, don't lose hope, ntugate icyizere. Of course nta muntu utabasha kuba muri situation arimo ngo yegere imbere uko byaba bimeze kose. Kuko ikibazo si uko uba nta mugabo ufite cyangwa uba warabyaye nta mugabo, cyangwa se ikibazo si uko waravukiye umuryango ukennye, ko harimo abantu bose bari baravuye mu muryango ukennye cyane, bari mu bibazo bikomeye cyane kuruta ibyo kandi bakabashigira icyo bageraho. So ikibazo ntabwo ari situation urimo, ntabwo ari situation urimo. Ku situation urimo ushatse kuyivamo, tangira uhindura uburyo utekereza. Nuhindura uburyo utekereza ugahindura ibyo ukora, trust me, mu mwaka umwe ntabwo uzaba ukiri mu bintu urimo right now. So navuga nti muravuga kino kintu kandi sizariho kukivuga. Niba right now nta faranga ufite, ari ikintu kimwe ufite, at least uri kuba washaka kureba izi video zacu kuri internet, ukatwandikira kuri Instagram, nuko byibuze ubona amafaranga y'amamega. Sibyo? Uburyo wabonaho rero, limit umwanya ndagusabye umara kuri social media wena ukora ibintu bitari ngombwa, uwongere wiga ubumenyi cyangwa skill runaka wabasha gukoresha. Ubu bintu byose birahari online, wakwiga ku buntu kuri YouTube, ama video meza yakwigisha, kuri Google hari amakosi meza yakwigisha. Gibasha gira icyo ubasha kwiga, wabasha gukora, uhere kuri cyo ubona akazi, usevinge, uzava ku rwego ujye ku rundi. Ikindi kibazo kiravuga ngo Coach Gael, ni kubera iki aba immigrants benshi bakunda kurongora abazungukazi? Aba immigrant bakibagirwa abo basize iwabo muri Afurika bakunda. Ni kubera impapuro cyangwa ni hamwe n'urukundo rutagira imbibi? Thanks my coach préféré. Iki kibazo gishobora kuba cyavuye kubera ikirundi. Rero ko urundi ngomba kumusubiza mu kirundi ko n'uyu wacu Burundi. Umva rero mu VIP wacu ubanza vuma urukundo rudafise imbibi nkuko babivuze. Okay, icyambere ngewe nzi abamigra benshi batarumwe abazungukazi. So sinzi we maybe muri experience ye afite nuko wenda bazi barongora abazungukazi. But nibyo nabyo mvuze birashoboka. You know, I think hari igihe ushobora nyine kugira hariya kenshi ibipapuro biragoranye ukawarongora umufilm kubwizo mpamvu. Ariko siko bose babigenza kandi siko bose barongora abazungukazi. So I would say nibyo byose. Ariko kanaragisho ni keza kuvuga ngo urukundo nta mbibi rufise. Yego jam VIP. Thank you so much. Thank you too. Ibibazo twari dufite nibi. See you soon Abavip, kuko baguma batwandikira kenshi batubaza. Namwe stay tuned. Baje komeza bohereza ibibazo and tuzatubasubiza tudukuri special imwe mu kwezi yo gusubiza byose twagize mu kwezi. So thank you so much guys. God bless. Bye bye. Thank you.